ubugingo, amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo akomeze kubana namwe. Twifuriza cyane cyane Pasika nziza muri bino bihe turimo yo kwizihiza ugupfa no kuzuka k'Umwami wacu Yesu Kristo abamwizera, na cyane cyane duhumuriza Abanyarwanda ko tukiri muri ya minsi ijana yo kwibuka ibyabaye mu gihugu cyacu, kwibuka abacu bazize Jenoside, Abanyarwanda bari mu gihe gikomeye cyane tutazibagira. Niyo mpamvu uyu munsi twabazaniye umutumirwa wacu kugira ngo abaganirize ku rugendo rwe, uko byagenze, cyane cyane n'ingaruka mwakoze. Nitwa Mukankusi Marie Louise, iwacu akaba ari muri Nyaruguru, aho bita i Kibeho, ariko nkaba nabaga hano i Kigali. wabaga hano mu Kigali, wakoraga iki hano? Hano hari umusaza wa mama, ariko umuryango wanjye wabaga mu cyaro. Witwaga Jenoside iba watangiye kuyumva ute? Wari ufite nk'imyaka ingahe? Nari mfite 16. Ujya kubyumva hari amakuru waba warumvise, cyangwa se ni uwuhe mwuka wari uhari kiriya gihe uba hano muri Kigali? Wabonaga bisa bite? Umwuka wari uhari icyo gihe, hari interahamwe zahoraga zigenda zifata abantu babita ibyitso, bamwe bakabafunga abandi bakabakubita, bityo. Ariko ni ukuvuga ngo umuntu witwaga Umututsi nta muntu wari ufite ijambo muri icyo gihe. Wabonaga ahora nyine ameze nk'umuntu ukonjereye, kubera ko n'ubundi wahoraga ugenda wikeka ufite noneho si ingaruka. Uwatahaga ntiyari azi ko ataha, nimba ugiye nko mu mujyi nkaho uzi kugaruka. Nibwo buzima twari tubaye. Wese wari ukiri umunyeshuri, warigaga, byari bimeze bite ku gihe cyawe? Kera ntabwo nize, ntabwo nize, nanjye nabaga ndangaho mu rugo. Hama bijya gutangira, tutirengagije uko byari bimeze, ukuntu abantu bari babayeho. Wa 4 tariki 6 cyangwa se 7 bukeye bwaho, waje kumenya gute wowe nka Louise, cyangwa se ubwo wari urimo byahise bimera bite? Mwakoze. Ubwo nari ndimo baje icyo nzi ni uko ari abajipe baje bakomanga, mama agakingura, nta kintu, baje kumwica. Baje arababwira ati ese tubazimanira iki? Aravuga ati, barababwira ati turinde tugaba tuzimane, ese ntitwabwira. Aravuga ati nta kibazo, mwifata icyo mwumva mushaka. Ubwo baragenda, wari ubohereje barongera basubira bati ariko uriya muntu ko nduzi nta kibazo ntacyo atwaye, wamwihorera. Ati oya, ndashaka ko muvana kubera ko abambangamiye, mubakureho n'abana bose mu bice. Ubwo nabo barongera baragaruka, noneho baza baraza kurasa umugore, kuko bagarutse barakaye babona nta kintu nyine cyo kuvuga. Barasa umugore yari afite inda, yari atwite, bita ku muryango. Umugabo nawe yari ari muri kontwari, we ntabwo bigeze bamurashisha umusasu, ahubwo bamuteye icyuma, barangije yikubita hasi, barangije kumwica, bamwicisha imigeri. Mbese imigeri niyo yamwishe, nuko ntawe nta sasu yigeze bimukora. Natwe rero aho naho bari ubwo nabo bari bagize ubwoba, bari munsi y'igitanda. Ariko Imana twagize nuko bamaze kwica ababyeyi babo bagahita bagenda. Bamaze kugenda nibwo nanjye nasohotse ndirukanka, nongera ku rugo twari duturanye rw'Abarabu. Hanyuma ngize Imana ngo barampindura, ngize Imana mbona bagiye guhunga, barampungana banjyana aho bari bagiye, mbasa nyine ko banyigeza mu mujyi kuri Sainte Famille. Ariko noneho ntabwo Sainte Famille ntabwo ariho twageze, ahubwo bahise bankatana muri Mikorine. Dusubije inyuma gato, abo Barabu bitwaga abandi, bakoraga iki? Naho mwari mutuye hitwaga mu biki? Aho twari tuye bitaga Gashari.
basyaga ibigori aribyo bita kawunga, bari bafite uruganda rwabo. Wiyumvishemo ko ushaka kujya kuri abo barabu kubera iki? Urebye ntabwo ari igihe wabishatse, ahubwo sinzi n'umutima ariwo wahanjyanaga. Hari mu mukobwa twakundaga kuvugana, ubwo nagiye mvuga nti wenda hariya niho nakira, reka mba ariko njya ngize Imana rero mbona Imana yantahabariye wa mugani bahita banamwumvisha. Hanyuma abo bana banjye ko nabo wabasize? Abo bana baba bari munsi y'igitanda, nabasiganye umukozi twari dufite wundi, ntabwo we yahigwaga. Arabasigarana, twongeye kubona nuko birangiye. Urwo rugendo rwo kuva Izimiya Kicukiro mugera muri Pauline cyangwa se Sainte Famille, nta mbogamizi mwigeze mugira ngo muhure n'amabariyeri? Ko njya mbyumva abantu bigeze bahagarika mu nzira. Baduhagaritse tugeze Rwandegisi, Rwandegisi baraduhagaritse. Ubwo baduhagaritse bavanamo abo barabu, bashaka no kubaka iyo modoka ngo bagende n'amaguru, ariko Imana irahaba. Batangiye kuvanamo ibintu baravuga ati ngaho musubiremo muhite mugenda. Tumaze kugenda rero bamaze kwatsa imodoka, nabo bibuka ari wenda ko nta kintu babatse cyangwa wenda bashaka no kubambura ibintu simbizi. Ubwo nabo bahita bafata imodoka batwirukaho. Icyo nshaka kubaza, wenda rero bahagarika kubasaka, wari uri hehe? Ko numva wari ukiri muto, wari ufite irangamuntu? Nta ndangamuntu twari nari mfite, twe bari badushyize muri butu. Ubwo ni ukuvuga ngo baradukurikiranye, tugeze mu Kanogo badutanze imbere, hanyuma we akata haruguru ahita ajya muri Pauline. Mbese amahirwe wagize nuko batigeze bagera muri butu ngo barebe mu ntabwo bahageze, bari bagushyize mu gikapu ruwi. bari bashyize muri butu, nari kumwe n'undi mukobwa. Imodoka yabo yari ifite ikintu kimwe cy'inyuma basa nk'abapfundikira, badushyizemo nyine barapfundikira, ntibamenya ko ari turimo ahari. Bari kugira ibyango wenda iyo bayisigarana. Muri Pauline Tugeze muri Pauline rero tuvamo dusanga n'abandi bahahungiye, tuba ahangaho nyine tuguma ahangaho. Baje kuva muri Pauline duhita tujya i Kabuga. Ubuzima bwo muri Pauline nubwo turi kwihutisha umwanya, bwari bumeze gute? Mwaryaga mute? Ese ho nta vangura ryari ririmo? Muri Pauline rero ko muri Pauline bavuga ko ari ibyitso bibamo. Muri Pauline urebye nta vangura ryari rihari, gusa natwe twarebaga gusa uwakwinjira, ariko nta vangura twebwe ubwacu muri Pauline nta bantu bari barimo bavangura. Rero mu kurya harimo abantu tuvuga badahigwa, n'undi bahari basanzwe bakora, barasohokaga babatuma nk'akantu. Nuko twabayeho, ubundi rero subira aho twaturutse. Biba ngombwa rero yuko tuzi ushoboye kuza akaza, utabishoboye nyine agashaka ukuntu aza. Nuko twaje dusubira mu ngo zacu. Muri Pauline abantu bahava byari bimeze gute? Karere igeze haje bakoresheje amabahashi, batubwira ati buri muntu avuga aho ashaka kujya. Ni ukuvuga rero twebwe n'Imana hari yenda yatuyoboye, duhita tuvuga ko dushaka kujya mu Nkotanyi. Abandi ubwo sinzi wenda aho bashatse kuva, umuntu yavugaga aho ashaka kujya. Ubwo hatashize nk'iminsi 3 rero batangiye batuzana mu modoka, turahunga turagenda. Ariko ni ukuvuga ngo uko twavaga muri Pauline, Senede naho hari abahavaga baje nanone muri Pauline. Ubwo amamodoka akagenda agurana, mbese umubare w'imodoka zinjiye n'izisohotse zose zikaba zingana. Urugendo rwo kuva hariya kugira ngo usubire Kicukiro ko wari ubikomojeho gato, waje kugaruka bigenze bite kugira ngo ushobore kunyura aho? Ndi kumva waragize amahirwe menshi, usibye ko n'uwarokotse wese yayagize nubwo ibikomere bidasa,
ariko waje kuhava ugaruka kucuka iwanyu hashize nk'igihe kingana gute ubyibutse neza nk'ukuntu byagenze bite? ngarutse iwacu naje asanga n'inzu ikinze, urumva ni jyewe jyenyine wari uhari. Nari ntaramenya ko harimo umwana wigeze urokoka, numvaga ari jye gusa. Ndaza ndakingura njya mu nzu, ariko nkumva ndihunduye. Hanyuma amakuru y'aba bana ba Nikoro wabasanze hari ababasize byaje kugenda bite? Nta makuru wahawe? Barahunze nabo, bahunze bahura na bene wabo w'umugore wa ba nyina, aho bari batuye mu cyaro, barabafata barabahungana. Banahungutse nibo bakomeje kubakomeza. Uraza rusanga inzu irakinze, usanga umuryango urakinguye, urahinjiye, utangira ubuzima bushya kuri ako gasozi. Abo wahasanze byagenze bite? Waje kubaho ute hariya ko numva wari ukiri umwana muto ufite nk'imyaka 12? Numva ngo aho nahasanze, numva nyine nari umwana yatinyaga kurara mu nzu jyenyine. Agenda nkirirwa aho ngaho muri iyo nzu, wenda nshaka n'utwo kurya, byageza nimugoroba nkajya gucumbika. Ariko najya gucumbika aho ngeze bakambwira ati uzajya ugenda uryame ntacyo uzaba. Ubwo nanjye nkumva hari wenda barimo barandoha, bugacya nkajya ahandi, n'ahandi nabo bo bikambera, bugacya nkajya ahandi nabwo bikambera. Ubwo sinzi gufata umwanzuro ubana ngiye kujya nirara aho ngaho muri ya nzu. Kuri uwo munsi nafashe umwanzuro, haje umuhungu asa nk'umuntu wari wagira ngo azi ibyanjye, ari nko kuncunga cyane. Aravuga ati asanga nari nigiriye bya zimiya, aravuga ati reka nze guherekeza. Ubwo turazamuka nzi ko amperekeje nyine bisanzwe, naho sinari nzi n'imigambi ye, naho kumbi nawe atuye muri izo karitsiye za zimiya. Barambwira ati noneho reka mbanze nce mu rugo nze dukomezanye. Ndavuga nta kibazo. Uramuherekeza? Muherekeje tugeze iwe, ndabana rero reka mbe nicaye hano ku ibaraza, hanyuma bitegura vuba vuba tugenda. Baragenda nyine abona ko nta kundi, arinjira afata amazi cyane basi ajya koga mu mutwe. Hanyuma arambwira ati ese wagiye gufata inkweto hariya ko nazanye ibikweto byinshi ukabyo uzajya wiyambarira? Kugira ngo abantu bari kudukurikirana babyumve neza, uwo musore yari mu bahigwaga? Yari mu bantu batahigwaga muri kiriya gihe? Yari mu batahigwaga muri kiriya gihe. Yari yarasigaye amahoro kuri ako gasozi. Ariko nkaba nari nzi ko nta kintu yakoze, kubera ko abantu bose bavuga ati uriya we ntacyo yigeze akora na gitoya. Ubwo ngubwo mba ninjiye mu nzu, nimara kwinjira mu nzu nyine ubwo nayo yahise akinga. Ajya mu byo kunyigisha, ambaza ati ese ubundi wowe urara urya gucumbika, uri gucumbika wagumye aha ngaha nkakorera musaza wawe? Ntabwo byashoboka, nubwo bizanagera bibaho. Ubwo neza kandi kumva numva abantu bari hanze bagusuye urugo, naho ni abantu benshi, ni abantu yari yabwiye atari ubucuruzi yawe rero ugiye gukomeza ahandi. Neza ngira umugore turanabyarana, tubyarana umwana umwe, ariko kandi ntabwo nagize amahirwe yuko nawe tubana. Nawe baje kumufunga bamuziza ibyo yakoraga, ibikorwa yakoraga, ariko by'imibereho ye. Muri make bakunze ibiganiro byacu byerekana buno buhamya. Muri make Louise yahise atangira ubuzima bw'ingaruka bwo kubaho nabi kubera jenoside. Kumva wari ukiri muto Louise, kubera ko iriya myaka ndi kumva wari ugeze imyaka yo gukunda, yo kureba umusore, yo guhitamo umugabo ushaka ko mubana. Ndi kumva wahise urongorwa hakiri kare. Kimwe mu ngaruka wagize ni uko
ko wahise urongorwa hakiri kare, urwo rugo wararukunze, umusore ko nubwo wari umuzi waba warigeze kumukunda, ese imico yari afite ushatse kuvuga ngo dufashe abantu kumva yari afite imico wenda imeze ite, kubera kiriya gihe hari hihishemo ibintu byinshi, ushobora kubivuga neza mukatubwira urwo rugo neza uko byari bimeze, ko kuri jye ndi kumva ari nk'ingaruka za jenoside. Waba warabyakiriye ute kugira ngo ushobore kurongora ufite imyaka 12 hagati aho? Muri icyo gihe nari umwana sinari nzi n'ibyo nkora, kubera ko no mu bandeze nta bintu byo gukunda babonaga ko ntabizi, kubera ko nari nimere nk'umuntu wibereye aho ngaho gusa. Ngaruka nagize ngo sinzi sinyabonye umwanya wo gukunda mvuge wenda nkunze umuntu turabanye, uyu niwe nakunze, nawe twabanaga numva nta rukundo mufitiye, ari ukuvuga ati reka ndebe nibura ko bwacya akazi, ariko mbese nyine nawe yagize ibyago bamujyanye baramufunga. Muri uko kumufunga rero waje kwisanga ufite umwana wenyine, waje guhura n'umuryango byaje kugenda gute? Muri uko kumufunga mama nayo yarabonetse, mama yarabonetse ari we usigaye uba muri iyo nzu y'umusaza we, nawe yaramaze kwiyubakamo gahoro, ariko nyine niyo twagumanye kugira ngo njya mu rugo, guma mu rugo, guma mu rugo hashize iminsi, kubera ko umugabo ubundi yagiye baramukatira, ndongera nishakira undi mugabo, nshatse undi mugabo n'undi nabyo biba kwa kundi amahirwe n'undi ntiyansikira, nawe bitandukana dufitanye nawe abana 2, ubu ngubu bafite ari 3. Niba ubyibuka neza abo bana 3 bafite imyaka ingahe buri? Igihe icyo nzi ni uko abana bose nacuze, naretse kubyara mfite imyaka 32. Ibyo byose genda kumva abakozi ibiganiro byacu, buriya jenoside yasize ibikomere, isiga n'ingaruka nyinshi ziracyahari. Wumva kuba ufite imyaka 32 ufite abana 3 uturanye n'umubyeyi wawe nawe nyine arimo kwiyubaka, muri ibyo bikomere byose ndi kumva bitari byoroshye bize. Umugabo yaje gufunguka nyuma y'iyo myaka ingahe? Ese wakomeje kubana nawe? Ese byifashe gute n'abo bana 3 waje kubabeshaho ute wowe? Ko numva utari warize, waje kubaho ute kugira ngo ubeshe mu muryango wawe? Ese umugabo yaba yaragarutse cyangwa wabigenje ute kugira ngo ushobore kubagaburira, ufashe na mama wawe kugira ngo abo bana bashobore gukura? Rero ntabwo ntigeze niga ko bivuga, ariko n'umugabo ntabwo twese tumara, nahise gusa niyubaka, mpitamo inzira imwe yo gusenga. Nahise niyumvisha ko gusenga ari byo nsigaranye. Ndavuga noneho ubwo ibi byose bibuze reka nigiye mu byo gusenga, ubundi nawe n'ikiraka nkagikora, abana banjye bakajya babaho gutyo, bakabona isabune, bakabona umwenda, ariko nkafatanya no gusenga. Waje gukizwa mbega muri make? Yararangije byanga ndabyibagirwa, mpita nkizwa, nkajya nisengera. Na n'ubu nta kindi kintu mbeshejeho ni ukwisengera gusa, naho ubuzima bugakomeza nkora abana banjye. Agakiza ariko watubwira icyo kakumariye, kwakira Yesu, gusenga ni kimwe, ariko no kumva warabonye ko warakize cyangwa se warababariye mu mutima wawe, agakiza kaje kakumarira kugira ngo n'umuntu atarakizwa uyu munsi, atarakira ku gakiza yumve ko agakeneye. Ni iki byaje kukumarira? Agakiza ikintu kamariye, gukizwa ni byiza. Iyo ntajya gukizwa ngo negereze Imana, ubu simba nkihumeka, wenda n'umwuka w'abazima sinzi uko mba meze. Ariko ntarakizwa ndi mu nzira zo gukizwa, si jye wibonaga. Najyaga kuryama nkarira, amarira kuzuye amashuka, nkibaza ukuntu nzabaho, nkibaza ukuntu nzamera, mbese buri kintu cyose nkumva ndagitekereza nkumva kiransiga. Ariko icyiza cyo gukizwa
ni uko gusa wumva ko ibibaye ako kanya nibyo byawe, ibizaba ejo si ibyawe, n'Imana izaba Imana ibishaka yuko bibaho. Ni uko nguko Imana iza kunkiza rero agahinda ko ku mutima, nisanga noneho ndi mushyashya muri bashyashya. N'ubwo agakiza kanyujije, ariko n'ubu mba numva rwose ibintu byo muri iyi si ntabishadamukiye rwose. Icyo mbonye ni icyanjye, icyo ntabonye ubwo si icyanjye, ubu ni bwo buzima nibereyemo. Imana ishimira ko waje gukizwa, kandi ukaba uvuze ko wakoze imirimo yo gucuruza, abana bawe bakaba barakuze, ariko uyu munsi agakiza kakaba karaguhaye amahoro yo gushima ibyo ufite. Muri make inama twagira umuntu uri kutureba, Yesu Kristo yaravuze ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe nanjye ndabaruhura. Mwami wacu, mwami w'amahoro, ushobora kuba uri kutureba uyu munsi waragerageje ibintu byose, ukagerageza gukora ukaniyubaka mu buryo bufatika, ariko cyane cyane amahoro mu mutima. Ko Louise aratubwiye ko atigeze akora ibintu bifatika, yarahombye, ariko ubu arashima Imana ko ari muzima, kandi ko amenya gushima ibiharuro. Nawe uyu munsi ushobora kugerageza Imana, wenda ushobora kuba utarahuye n'ibyo we yahuye nabyo, cyangwa se warababaye kumurika, ariko twagira ngo tukubwire, tunagutumire ko Umwami Yesu Kristo ari kugira ngo aguhe amahoro yo mu mutima, amahoro adatangwa n'ay'ab'isi batanga. Isi ishobora kugira ngo kwiyubaka ni ugukora akazi ngira bite, ariko umva ko ingaruka za jenoside n'ubu ziracyamuriho. Niba ntibeshe kare tukiziganira, ambwira ko afite n'abuzukuru yababonye kare cyane, urabona ko akiri muto. Ibyo byose ni ingaruka za jenoside. Icyo tukwifuriza ni uko uyu munsi wakingura umutima wawe ukakira amahoro ava ku Mana. Iyi si turimo, Yobu yaravuze ngo tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara, ejo ntabwo uhazi, ariko Imana niyo ihazi, niko Louise abivuze. Ukeneye kwishyira mu Mana kugira ngo ubashe gusinzira amahoro, ujyane wiziguye. Ab'Imana yajyanye yarabajyanye, ariko muracyasigaye. Birashoboka ko uyu munsi wakongera kandi ugashibuka, ukongera kubakika mu Mana. Niko ijambo ry'Imana ritubwira muri Yobu 14:7, aravuga ngo rega hariho ibyiringiro y'uko igiti iyo cyatemwe cyongera gushibuka, kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome. Nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka, n'igishitsi cyacyo kigahera mu mukungugu, iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka, kigatoha nk'igiti kikiri gito. Amen. Ukeneye gutoha, birashoboka ko watemwe ku buryo bufatika, ugatemwa, umuryango wawe ugatemwa, ariko uyu munsi kubera iri jambo ry'Imana reka rikubera amazi aza kuguhumuriza, yongere kandi aguhe gutoha, wongere kandi ushibuke. Twagira ngo dusenge, turagushimira umwanya wafashe mu kumva buno buhamya. Icyo twifuza ni ugukomeza abantu tubabwira ko Imana ikiriho, Imana iracyahari. Reka muri kino gihe turimo kwizihiza Pasika, Umwami Yesu akubere gupfa no kuzuka, yongere azure ibyawe, wongere ugire umuryango wishime, wongere ugire abantu bakuba hafi, wongere kandi ushibuke, wongere kandi ugire kuzuka muri wowe. Twifurije amahoro ya Kristo. Reka dusengere hamwe. Dusenge. Uwiteka Imana, turagushimiye kuri Louise wazanye hano uyu munsi. Icyo tuba dushaka Mwami si kwibuka amateka gusa, ariko turibuka uburyo wamurinze kiriya gihe cyose muri no rugendo Mana bitari byoroshye, ariko wabonye ko bikwiriye. Turagushima ko warinze Abanyarwanda benshi bagasigara, benshi bakaza baturutse hirya no hino, u Rwanda rukongera rukubakika. Mwami, rega tuzi ko ibyo dutekereza ari byiza atari bibi. Mana, turagushima ko wazigamye Louise ukamurinda, uyu munsi akaba akigushima. Aravuga ngo agakiza niko kamutumye abaho, iyo atakagira yari gupfa. Mana, urakoze kumuhoza ariya marira, urakoze kumusigaza mu bantu bose bagiye bapfa n'abandi benshi. Mwami Mana, uyu munsi twaba turi bazima, turasenze kugira ngo umwubake, mugire neza, umwiteho. Ushimwe ku bwa buno buhamya, reka bugere kuri benshi abarimo kurira nka kiriya gihe nk'uko yariraga. Bana bakarira uburiri bukuzura amosozi, uyu munsi babuze amarira. Ijambo ryaratubwira ngo rigukwira kwarari umuntu ugaca akabyuka avuza impundu. Turasenze ngo ubere gupfa no kuzuka, murari kureba buno butumwa bwiza, buno buhamya bumwubake, kugira ngo Mwami akwemere, umushibure nk'ishami ryongeye gushibuka. Mwami, turagushimira bavutse mu miryango y'Abanyarwanda babuze ababo. Turagushima ko u Rwanda rukiriho kuko wabishatse. Izina ryawe ryubahwe ubu n'iteka.